ni iki twifuza ku mpunzi ziri hanze n'iziri mu gihugu? Ni iki twifuza ko abanyarwanda, impunzi ziri hanze z'abanyarwanda n'iziri mu gihugu zadufasha kugira ngo ubuhunzi bucike burundu? Kuri iki kibazo ndagira ngo mvuge ko impunzi z'abanyarwanda ziri hanze, hari abo navuga ko bagiriwe ubuntu cyangwa impunzi zahawe umugisha. Hari abize bafite utuzi twiza, bahembwa neza, babayeho neza. Hari abacuruzi bacuruza bafite amafaranga mu by'ukuri atari make, nubwo bamwe babona bahitamo kuyagemurira FPR bikarangira inabishe. Icyifuzo rero nk'uko byagarutsweho cyane twifuza ni uko abanyarwanda abize baba barafashe ubwenegihugu bw'ibihugu barimo, cyane cyane abari mu Burayi na Amerika, ariko ntitwibagirwe ko turi abanyarwanda, kandi kuba turi impunzi ntibizakoraho ko turi impunzi. Ni uko twakwihuriza hamwe twese mu bushobozi dufite, mu bushobozi impunzi zifite, zigashyigikira guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, kuko nk'uko byagarutsweho dukeneye ubufasha. Rero impunzi aho muri hose, ari abafite abacuruzi, mureke kugemurira amafaranga yanyu FPR, mufashe guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, muduhe imbaraga, twisuganye, tubashe gusubira mu gihugu cyacu. Abadafite ubwo bushobozi bw'amafaranga, mwarize, hari ibitekerezo mufite, hari uburyo mwafasha guverinoma mu bikorwa binyuranye, muyegere, mudushyigikire, dushyire imbaraga hamwe, dutahe mu gihugu cyacu. Abari mu gihugu biratangaje kumva ko mu gihugu hari impunzi. Nibyo, igihugu cy'u Rwanda harimo impunzi, hari ziriya mpunzi, hari abanyarwanda bari impunzi mu gihugu cyabo. Nibyo, izo mpunzi ziri mu gihugu kuri ubu biragoye kuba twavuga ngo ubufasha, ariko ubufasha nazo kuba uko zikeneye gusubira mu byazo. Izo mpunzi zikeneye gusubira mu byazo. Icyo tuzikeneyeho rero ni ukwihagararaho. Mukomeze mujye mukurikira ibiganiro dukora, mukomeze mujye mukurikiza ubukangurambaga, kandi murusheho kutwegera namwe, kuko turashaka ko namwe ubu bwisanzure mubugira, mugasubira mu byanyu mwateshejwe na kariya gatsiko. Ikiruta byose ni ukubabwira ko tubashyigikiye, nubwo muri impunzi mu gihugu cyanyu, hagati mu gihugu, ariko ntimugomba guta icyizere, gutakaza icyizere. Turi kumwe, murusheho. Abafite ubushobozi runaka ntimubushyire kuri ako gatsiko, ahubwo mubwohereze guverinoma yanyu ikorera mu buhungiro. Murusheho no kuduha ibitekerezo byanyu kugira ngo turusheho kwigobotora kariya gatsiko, noneho musubire mu byanyu, natwe turi hanze dutahe. Murakoze cyane. Nubwo bufasha, abafite amafaranga mudufashe mu buryo bw'ubushobozi, abatayafite ariko mufite ibitekerezo, mutugane, muduhe ibyo bitekerezo, mudufashe, mwinjire muri guverinoma, mwinjire muri minisiteri runaka, twese dufatanye hamwe dutahe mu gihugu cyacu. Murakoze.